Akenshi abantu duhora twirukanka mu bintu bidafite umumaro, kandi ibifite umumaro biba biri imbere yacu. Ugasanga umuntu ari kwirirwa yirukanka ku bintu bitazagira aho bimugeza, ariko ubwe agatekereza ko ari byo bizamugirira akamaro. Kandi ibyo aba ari kwirukaho akenshi ntibiba bizamuta ahantu habi, bikamusiga ahantu habi, bikamusiga mu mwijima, aho kugira bimusiga ahantu heza. Urugero, wanze gukora ngo ugiye kwiba. Mu by'ukuri ushobora gutekereza ko uraterura miliyoni icyarimwe, ukirengagiza ko nibagufata bashobora kuguca akaguru cyangwa akaboko, cyangwa bakagukorera ikindi kintu kibi utazibagirwa mu buzima, kandi kizakugiraho ingaruka igihe cyose. Niyo mpamvu abantu twagakwiye gutekereza ku bintu bifite umumaro kuruta ku bidafite umumaro. Dutekereza ko ibyo bidafite umumaro ari byo bizatugirira umumaro. Mu by'ukuri tubikora tutabanje gutekereza neza ngo dushishoze, turebe mbese iki kintu koko ni ingirakamaro cyangwa si ingirakamaro. Ugasanga biduteje ibibazo kubera kudashishoza, umuntu abe yamenya niba ari ikintu gifite umumaro cyangwa kidafite umumaro. Banza watekereza kabiri. Tekereza kabiri urebe ikintu ugiye gukora icyo ari cyo. Niba ugiye gutangira bizinesi, banza watekereza urebe niba itazagira ingaruka. Urugero, ushobora kuba ugiye gukora bizinesi itemewe. Birumvikana ko leta nigufata izaguhana kubera ko nyine uri gukora ibintu bitemewe. Banza wareba icyo kintu koko ugiye gukora niba cyemewe, niba ari icy'ukuri, niba kitazakugiraho ingaruka. Naho nubona kizakugiraho ingaruka ukihorere. Nyamara hari igihe twanga gukora ikintu ngo gifite inyungu nkeya, kandi mu by'ukuri aricyo cyazatugirira umumaro. Baca umugani mu Giswahili ngo pole pole ndiyo mwendo. Bashatse kuvuga ngo buhoro buhoro nibwo urugendo. Duke duke tuzakugeza kure, kuruta uko washaka kwirukankira byinshi ugasanga n'ibyo wari ufite biragiye. Hari undi mugani baca ngo ufata byinshi ugafata n'ibitagira umumaro. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Birumvikana ko byaba byiza dukoze ikintu cyiza kuruta uko twakwishora mu bintu bibi bizatugiraho ingaruka. Muvandimwe, wowe uteze amatwi aka kanya iki kiganiro, nyumva neza. Aka kanya niba wari ufite ibitekerezo bihindure. Niba wari ufite ibitekerezo byakuganisha habi, tangira ubihindure. Niba wari uzi neza ko atari na bibi, ariko kubera ko utabimenye, tangira ubitekerezeho neza, urebe ikintu ugiye gukora niba ari cyiza cyangwa ari kibi. Ugitekerezeho aka kanya kugira ngo kitazakuyobya, ejo ugasanga cyagusubiza mu mazi abira, ugasanga nyine bibaye ikibazo cyane. Niba hari icyo wari ugiye gukora rwose, banza wagitekereza urebe koko niba nta hantu kizakugeza habi. Nubona ari cyiza ugikore, ariko nubona ari kibi, muvandimwe, nubwo wabona gifite inyungu nyinshi, kireke utangirire ku kantu gatoya kazakugirira akamaro, katazakugiraho ingaruka. Icyo kintu kuko ejo bundi ushobora kugikora ugasanga kikugizeho ingaruka, ugahomba n'utwo wari warashoyemo, ugasanga nyine usigaye amaramasa, kandi ari wowe wabigizemo uruhare, utarabanje gutekereza kuri icyo kintu neza. Birumvikana rero ko biba ari ikibazo. Gusa muvandimwe, utarakanda subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikanda. Utarakanda like, uyu ni umwanya mwiza. Kandi nawe utarakanda share,
byaba byiza uyikanze. Nta kiguzi kirimo kirenze, ibyo kubikora ni ibintu byoroshye cyane. Mudutere inkunga tugere aho tugera, kandi musharinge n'ibi biganiro kugira ngo bigere kuri benshi, kuko byagirira benshi umumaro. Hari benshi baba bakeneye kubyumva, ariko nyine kubera ko nta hantu babibona, ugasanga babuze uko babyumva. Ariko wowe nukora igikorwa cyo gusharinga, biraba byiza kurushaho, kuko barabibona kandi babibonere ku gihe. Ndabashimiye, mwakurikiraga ikiganiro kuri Marembo TV. Mugire ibihe byiza.